ubeho mu buzima bwo kurwanya icyaha kuko icyaha gifite ingaruka. Abantu bakowe n'amaraso ya Yesu mugomba kugira uko mugenda, abantu bakowe n'amaraso ya Yesu mugomba kugira uko musa, mugomba kugira uko muvuga, mugomba kugira uko mukora, mugomba kugira uko mubaho, mugomba kwibombarika, mugomba kwitwararika kuko hari ingaruka z'ikosa ryose dushobora gukora kuko twakowe amaraso y'igiciro. Mwibutse ko iyo umuntu yamaze gukobwa kandi agakobwa n'umugabo we habaho kumujyana. Hari ingaruka rero z'ibyaha. Ntukabikore ngo ugire ngo nta kintu bitwaye. Hari umunsi imbabazi z'Imana zizahagarara. Kandi ntabwo imbabazi z'Imana zizahagarara ku munsi w'urubanza gusa. Mwirinde ibyaha kuko bigira ingaruka, urabikora nka kwihorera ukibwira ko muhanye nawe, kandi nawe nugikora ujye wihutira gusaba Imana imbabazi, ntimugasayishe. Ndabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Mwebwe abakunzi ba Mama Charlene official, turabashuhuje muri aka kanya. Amahoro y'Imana nabe muri mwe. Turasuhuza abari mu Rwanda ndetse no mu mahanga, abari mu bihugu bitandukanye mugenda mukurikirana inyigisho, ubutumwa n'ibiganiro bitandukanye binyura kuri Mama Charlene. Uyu munsi ndashaka ko turebe ijambo ry'Imana. Tugiye kureba ijambo ry'Imana muri Yesaya. Tugiye kureba ingaruka z'ikibi. Ijambo ry'Imana rifite intego ivuga ngo ingaruka z'ikibi. Turebe muri Yesaya ibice 3:16. Kandi Uwiteka aravuga ati abakobwa b'Isiyoni bafite ubwibone. Nimvuga abakobwa ntiwumve ko ari abakobwa basanzwe, abakobwa ahubwo abakobwa b'Isiyoni. Ndashaka nko gusobanura abakobwa muri rusange, ndashaka kuvuga nk'abakristo muri rusange. Abakobwa b'Isiyoni, kandi Uwiteka aravuga ati abakobwa b'Isiyoni bafite ubwibone kandi bagenda bashinze amajosi, barebana amaso y'ubuhehesi, bagenda bakimbagira bacinya inzogera. Nicyo kizatuma Uwiteka ateza abakobwa b'Isiyoni ibikoko mu bitwariro, agatwikurura ibiteye isoni byabo. Uwo munsi Uwiteka azabambura ubutega barimbana n'ibikubwe n'ibirezi n'imitako n'ibitare n'imishunzi n'imitamirizo n'imikufi yo ku maguru n'imyeko n'imikondo y'amadahano n'impigi n'impeta n'izindi mpeta zo ku mazuru n'imyambaro y'amabara myiza n'imyitero n'ibishura n'amasaho y'umurimbo n'indorerwamo n'ibitambaro n'igitare cyiza n'ibitambaro byo mu mitwe n'imyenda bitwikiriye. Maze mu cyimbo cy'ibihumura neza hazaba umunuko, mu cyimbo cy'umweko hazaba umugozi, ahabaga umusatsi utsibye hazaba uruhara, mu cyimbo cyo kwambara ikoti ryiza bazakenyera ibigunira, ahari ubwiza hazaza inkovu, ingabo zawe zizicwa n'inkota, intwari zawe zizagwa mu ntambara. Amarembo y'Isiyoni azarira boroge, bazicara ku butaka hasigaye ubusa. Nashakaga kubabwira yuko habaho ingaruka z'icyaha, ingaruka z'ibyaha. Ndashaka kubwira abantu ngo nimwige gutinya icyaha kandi mukigendere kure. Nuzajya unabona udashoboye kukireka, ujye ubwira Imana iguha imbaraga, ariko ubeho mu buzima bwo kurwanya icyaha kuko icyaha gifite ingaruka. Murebe aya magambo tumaze gusoma ngo abakobwa b'Isiyoni bafite ubwibone. Ndashaka kuvuga ngo hari abantu bakowe, barakobwa n'amaraso ya Yesu. Abakobwa b'Isiyoni bafite ubwibone. Abantu bakowe n'amaraso ya Yesu mugomba kugira uko mugenda, abantu bakowe n'amaraso ya Yesu mugomba kugira uko musa, mugomba kugira uko muvuga, mugomba kugira uko mukora, mugomba kugira uko mubaho, mugomba kwibombarika, mugomba kwitwararika kuko hari ingaruka z'ikosa ryose dushobora gukora kuko twakowe amaraso y'igiciro. Mwibutse ko iyo umuntu yamaze gukobwa kandi agakobwa n'umugabo we habaho kumujyana, kandi iyo amaze kumujyana agomba kwitwararika kuko aba yaramukoye, yaramuhisemo. Natwe twakowe amaraso y'igiciro, twakowe n'amaraso ya Yesu, tugomba kwitwararika mu buryo bwose kuko nyuma yo kutitwararika no kwirinda hazabaho guhana ndetse no guhana gukomeye. Ngo nicyo gituma abakobwa ngo abakobwa b'Isiyoni bafite ubwibone, ngo barebana amaso y'ubuhehesi,
barebana amaso y'ubuhehesi, ntago banyurwa n'Imana yabahamagaye, baraheheta kwa Satani, bagaheheta mu bibi, ntago banyurwa n'amafaranga bakorera, ntibanyurwa n'abagabo bashatse, ntago banyurwa n'abagore babo, ntago banyurwa n'ubuzima babayeho, barateka imitwe mu buhanuzi, bagateka umutwe mu nsengero, barateka umutwe mu byo bakora. Abakobwa b'i Siyoni bafite amaso y'ubuhehesi, ntago bahama hamwe mu buryo bwo gusenga, ntago banyuzwe, baraheheta bakajya kwa Satani bakifuza ibye, baheheta kwa Satani bakifuza ibikorwa bye, bakifuza imirimo ye, bakifuza amafaranga aturukayo, bafite amaso y'ubuhehesi, bagenda bacimbagira bacinya inzogera. Ariko ngo nicyo gituma nzabatwikurura, ngo nzatwikurura ibiteye isoni byabo. Ariko mu magambo numvisemo hano mu bihano bizaza, ngo nicyo gituma ngo nzabateza ibikoko mu bitwariro, mu mitwe yabo. Nzabateza ibikoko mu bitwariro, nzabateza ibikoko mu mitwe yabo. Bazaba iciro ry'imigani, ngo nubwo bagenda bakimbagira bacinya inzogera, nzabatwikurura hanyuma nerekana ibiteye isoni byabo. Nzabateza ibikoko ahari inkovu. Mureke mbabwire, ndashaka kubwira abantu ngo ibyaha byose bifite ingaruka. Twirinde nk'abakirisitu, twirinde nk'abanyetorero, twirinde nk'abamenye Imana, twirinde nk'abafite amabanga, twirinde nk'abahawe kado tugahabwa impano y'Imana no gukizwa ndetse no gukiranuka. Twirinde nk'abantu bahawe n'ibisate by'amabuye, twirinde n'ababimenye bajye kongera baka ibindi, kuko harimo ingaruka z'ibyaha. Ahari umusatsi utsibye hazaba uruhara. Ahari umusatsi utsibye, umusatsi ushokoje neza, hazaba uruhara. Mureke mbabwire, hari igihe Imana izakora shanjoma ku byo yahaye abantu. Ubutunzi Imana yaguhaye, ubuzima Imana yaguhaye, icyubahiro Imana yaguhaye, ineza Imana yakugiriye, amashuri Imana yakwigishije, diplome Imana yaguhaye, amafaranga Imana yaguhaye, icyubahiro n'imibereho Imana yaguhaye. Ahari umusatsi utsibye, umusatsi usokoje neza, hazaba uruhara. Ahari ubuzima hazaba ahari ubuzima hazaza ubuzima bubi, ahari amahoro hazaza intambara, ahari ibyishimo hazaza umubabaro, ahari umusatsi utsibye hazaba uruhara. Hari ingaruka rero z'ibyaha. Ntukabikore ngo ugire ngo nta kintu bitwaye. Hari umunsi imbabazi z'Imana zizahagarara, kandi ntabwo imbabazi z'Imana zizahagarara ku munsi w'urubanza gusa. Hoya, ahubwo hari igihe imbabazi z'Imana zihagarara ku muntu umwe. Imana ikakubabarira, 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 kandi ntago mbizi, sinzi ishuri Imana izakubabarira, sinzi n'umunsi izagufatira umwanzuro, ariko nje kukubwira ngo Imana, uko mubona ngo Imana irazamura, ni nako imanura. Uko mubona ngo Imana itanga aho bahahira, ni nako iteza n'amapfa. Uko mubona ngo Imana irarima umuntu akabaho, Imana iranica. Uko mubona ngo Imana igira neza, igira imbabazi, ariko ikagira n'umujinya n'uburakari. Rero ntubeho mu buzima bwo gukora ibyaha uko ubyumva, kandi waramaze gukobwa. Ujye utinya icyaha, utinye n'igisa nacyo. Si ngombwa ko abantu babimenya aho wabikoreye. Ntabwo ari ngombwa wowe n'Imana yawe muraziranye. Nje kukubwira ngo wirinde icyaha, kuko nta cyaha na kimwe kidafite ingaruka. Ahari umusatsi utsibye hazaba uruhara, ahari ubwiza hazaza inkovu. Amarembo yawe bazarira baboroge, bazicara ku butaka hasigaye ubusa. Iyi ni Imana igira umujinya. Yawugiriye Ananiya, yari amaze kubeshya ibice yagurishije, avuga ibitari byo. Imana imukumbanyirizaho arapfa, azira kubeshya byonyine. Noneho rero wowe ureba ibintu ukora birenze kubeshya. Hanyuma na Safira je nawe baramubaza ngo tubwire ibiguzi koko nibi. Afatanya umugambi n'umugabo we. Baravuga ngo kuki ufashije umugabo wawe kubeshya? Ibirenge bivuye guhamba umugabo wawe byaje, dore nawe barakujya
bamujyanye yikubita hasi azize kubeshya. Mureke mbabwire, umuntu witwa Akani hari ibintu yahishe, hari ibintu yibye ku rugamba. Uwiteka yavuze ngo ntibazagira ikintu bakora, ntago ari ibyabo bazabijyane mu bubiko bw'inzu ye. Hanyuma ngo aragenda, abandi barimo bararwana, nawe ajya gusahura. Aragenda afata ibintu by'agaciro abijyana iwe, arangije aracukura abishyira mu ihema. Hanyuma Imana imara Abisiraheli, abagabo 35 barapfa. Imana irarakara yica abo bagabo 35 kuko harimo wakoze amabi. Maze ngo Yosuwa barara haratakira Imana ati ibi bintu dukoreye ni ibiki? Uwiteka ati nta kosa ryanjye mwarenze ku mategeko, ngo hakora ubufindo bumaze gukorwa. Hanyuma baramufata bamutera iki? Akani baramufata bamutera amabuye, apfana n'umuryango we n'iby'inzu ye. Imana irahana kandi irahora. Mujye uko Imana ihemba abayikoreye ni nakwihana abayigiriye nabi. Ngiye kugusabira imbaraga no kwibombarika ku Mana kugira ngo imyaka yo kubaho yongere, ube mu buzima bwiza. Mana tanga imbaraga ku bana bawe kandi utange n'imbabazi kuri bo. Tanga imbaraga n'imbabazi, bababarira abahemutse, abakugiriye nabi, abakurakaje. Nutanga imbabazi ku bakurikiranye mama Charlene, umuntu wese ukurikiranye ubu butumwa kumviye message. Imbabazi zawe zimutwikire, imbabazi zawe zimugumeho, imbabazi zawe zimuzenguruke. Mana nyaguhora ku ngoma, kugirirwa neza n'Imana bibe ku buzima bwabo. Urakoze ndagushimye rero, herekeza iri jambo rigeraho ryagenewe. Umuntu wese uri bugukomangira umukingurire, uri buguhamagara umwitabe, kandi uri bugushake akubone. Kugira neza kwawe bibane nabo. Urakoze cyane, icyubahiro n'ikibi cyawe ni mu izina rya Yesu, amen. Imana nibaho umugisha rero, murwane intambara nziza, mwirinde ibyaha kuko bigira ingaruka. Urabikora nka kwihorera ukibwira ko muhanye nawe, kandi nawe nugikora ujye wihutira gusaba Imana imbabazi, ntimugasayishe. Rero Imana nibaho umugisha, mukomeze mukore share, mwandika aho hepfo kuri comment. Abatarakora subscribe muyikore. Imana y'amahoro ibaho umugisha.